mu kirogoye none se babari ivyo bintu niba biri mu kuri bikaba biri mu bushake bw'Imana iyo kirogoye yaturuka ye ahubwo se babari ubwawe kwa makuru nawe uri uyamaye hari kirogoye wumva irimo oya yewe ntayo nzi nta cyeka niba ari bo baba bayifite ako rero bareke twitonde twihigiye kandi burya mama ari ngira ngo iyo nzira twarinyuze murabizi ntabwo ikintu bita gushingira ari ikintu umuntu atekereza none ahangaha ngo ejo ubyuka gishyira mu bikorwa ikindi kandi ibyo nakubwira uriya musore azaza tuganire tunarusheho kumenyana rega uzamutumeho umuganire ariko mamari nge nzamutumeho abanyarwanda ubwabo bari bugiye ngo ushake nkaryama nkazo ikindi kandi wanjye ndamufite ese mamari ujya wibuka uburyo byamvunye kugira ngo mugereho byarakugoye kandi kuko byarakuruhije ariko ntabwo ari byo twafatira kugira ngo abana bacu tubarushye nzabambarirwa oya tegereza uzaba ikibazo cye Peter ndakumva mbabarire nari nzi ko wapfuye numvishe ngo warapfuye nageze ngo nunyuze mu mwino Linda ntabwo nigeze mpfa gusa abantu banturitse inyuma bari mu modoka banyinjiza mu modoka nabizi wanjye nawe ntazi Peter warabamenye se ntabwo mbyumva use kuri iyi si haracyariho abantu bafite ubugome nk'ubwo ngubwo ndumiwe koko ntabwo nabamenye gusa numvise ijwi rimeze nk'irya Rusine umbabarire n'ukuri mu mureke mumbabarire umva mu ndabinginze iki gikorwa Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umva muvure neza naje nabyiteguye uva dore amafaranga okay urayaduha cyane ndabarengezaho miliyoni imwe kuko ndabizi babahaye ebyiri dore ngaye nuko ndabingize mu mureke cyambwiye niba yiwe kuko yari arimo ntabwo bishoboka Ruzina ari amafaranga angana kuri se yayakura he ese niyo yabimenya yayabona yamenya n'ahantu mwari muri ku buryo yaza akagutabara akabaye anagutabaye yabagukunda Linda nkamubwira ikintu kimwe ndamutse nsanze Ruzine kuko wabikoze kuri uriya munsi nazabivuga ko yabarangiriye neza cyane uvuze ngo iki
uvuze ngo iki? kuriya munsi nazabivuga. Umuntu w'umugabo uhagarare ku ijambo ryawe kandi ubike ibanga. Nasezeranye gukina Peter. Niba ukunda ubuzima bwawe ushaka kubaho, ibyo bintu bimire. Uri kunyuze? Ndakubwiye ngo birabimara kubivuze. Urabona ubuzima bwawe ushaka kubimire. Uri kunyumva ibyo ndi kukubwira? Umva rero ko byagenze. Burya cyagiye inyuma kumva inkuru ko bagiye kumugambanira. Bamugambanira bagiye kumwica. Sisi narirukanse. Sha mbese mbasinyira sheke ya miliyoni 3 ndeye kuba murekura. Iza amahirwe baramurekura. Kuko ayo mafaranga wari wayakuye he? Umva Sisi nawe na Sisi icyo nakoze nari mfite sheke ya papa. Mpita mbasinyira kugira ngo niba wajya uri kuri banki bazagenda batawuza indi yose bitembora uko nigaragaza mu rugo kuri. Burya uri umunyabwenge. Umva ni byose si ugomba kumenya ubwenge. N'ubu ntegereje umunsi ndayumva neza uko bizabagendekera. Ugomba kugaragaza ukuri kandi abanyabyaha bagafungwa. Abagizi ba nabi bagomba kumenyekana ko baragiye kwica umuntu. Uri igitangaza ahubwo. Sisi biriya byose nabikoze kugira ngo ngaragaze ukuri. Abakoze icyaha bose bafatwe bafungwe. Bari banyishe kabisa. Ariko ugiye kugeza iki gihe ntabwo ndibaza ikintu baguhaga. Kandi rero nkajya n'amatsiko y'umuntu. Umukobwa n'ubu nkeneye kumubona pe. Nanjye nifuza kumenya umukobwa. Mumenye namugorora. Ariko numvishije avuga ijwi nk'iryamukozi kwarusha. Ego Peter ntukansetsa. Nasi urumva umukobwa yabahuriye na biriya bintu. Cyangwa se ayo mafaranga aba yarayakuye. Ibyo nibyo binyobera. Kuko naho yagarageze. N'ayo mafaranga yaba yarayakuye. Genda gusaba ko ahubwo ibyo wabireka kubitekerezaho ugatekereza ko ari Imana yaba yaragukijije. Kano kantu k'agashene kanjye kari kacitse. Linda, kuki uri kurira niba icyo mbaye iki? Ibyo wakoze byose waruhiye ubusa. Ibyo ni byo ushatse kuvuga. Ngo iki? Uzi ko Peter atapfuye? Bagerageje kumwica. Ntibyakunda atabarwa na Rosine. None yahuriye he na Rosine? Rosine kugira ngo amenye naho bamujyanye amutabare. Mama, nanjye ubwanjye nari nanze kubyemera. Ariko numvise Rosine abibwira Cecile. Kandi
Peter nawe yavuze yuko naramuka amenye yuko Rosine ari we wamutabaye azavuga ukuri ko byabaye byose. Ibi byose ni amakosa yawe iyo utaza kumwibwira ntamenye kuri Rosine. Ariko mama wagira ngo nkore iki? Buri munsi kubwo rumbwira ngo nijye wakoze amakosa. Peter yaramaze kubimenya, Rosine yaramaze kubwiza ukuri Peter. None wagira ngo mbigenze ne? Wagira ngo nkore iki? Tugomba kugira icyo dukora rero bitaramenyekana. Niki twakora? Wowe ibyo ngibyo bindekere. Ngiye kugira icyo nkora kandi vuba byihuse. Ibintu wankoreye ni bibi cyane. Mushaka icyo mwakora mwiciriye muhungu cyangwa mwiciro Rosine mu kimwe muri abo gukora babiri. None reka twicire umukobwa ko yakora we nyirabayazana. Uriya mukobwa azava mu rugo gute ko atajya harenga? Ibyo biroroshye. Uzatuma umukozi ku isoko. Twe tuzaza uriya mukobwa duhita tumuha Fenerga. Ndetse tumushyira mu modoka ye tumujyana. Ni muramuka mwishe. Ariko noneho muzamwicire kure ku buryo ibimenyetso byose hatazajya na kimwe kimenyekana. Peter bite udusuye mu masaha y'akazi ni amahoro. Hari ikintu cyakinzanye kukubaza. Rosine, waba warigeze kuntabara wagiye kunyica? Utabara? No, njye ntabwo njya mva muri uru rugo. Ariko urugero nkubwiza iki? Igihe nakubwiye ntabwo wumva. Rosine, basimbabarire. Niba nkubajije nabi, bimbabarire. Peter, none se nimba ari njye kugira ngo bigende gute? Rosine, barumbwiza ukuri niba ari wowe. Hari impamvu mbishaka. Urebye cya gihe. Rosine! Karame, wina. Peter, bye. Bye. Vai. Peter. Yes, bro. Peter. Cyane byiza. Byagenze bite se kandi? Mbona ko umukobwa nanubu yanze kunyemera ko ari wanabaye. Ariko amaso aranyereka ko ari we. Ariko yasobanurira ibintu bive mu kanwa. Peter, mwakanye bitekerezeho. Azabikwemerera. Buriya aracyagutinya. Ariko mbona ndamutse menye ko ari uriya mukobwa wanabaye n'abagitsinze. Zaruka ku mutima mwiza. Nibyo kabisa. Nanjye ndimo ndategura. Ubwo nande kandi Jye na Rosine. waje ugakora akazi ugashaka amafaranga. Ndabizi n'ubundi. Yeah.
nta n'undi muntu uri aho ariko mu masaha make ashobora kuza none ngiye guhita ngiye kuzana Rosine ndaba nashyizemo agafeneriga muri kiriya kirahure ubundi akazi murakazi tashi aba ni abashyitsi bawe ngaho rero mwe muganira munzinzi wari uri mwiza kabisa ariko arahiye mbona none se birangiye nta turi fashe ahubwo genda mbirangize nawe uraza direct mamen atanye ntugatinda Koje. Bite man. Bigenze birancitse ma
Mabuja. Ko ntabona Rosine yagiye he? Hari aho mwamutumiye? wowe urambaza kiriya cyohe aho mba nagitumye ngenda kigenzura kandi wowe ibintu usigaye nawe wanyihaye byo kumuvugira wowe ugiye kugira ingorane. Ariko wa mubyeyi we, umwana utari wagutuka, umwana utari wagusuzugura, buriya umuzizi iki? Niba utanabizi reka nkubwire uhita ubimenya ubishyire hehe mu gutwi kwawe. Ndamwanga niba utari uzi bizi ubimenya ku buryo nifuza yuko yanacapa. Ariko se wa mubyeyi we, uriya mwana uramubura icyo uramwangira iki? Umva rero, ngiye kugukuriragaho ukunyo nkubwiza ukuri nushaka unyirukane. Mwese muri uru rugo muzi ko napfuye, naje hano kwaka akazi ko mu rugo kugira ngo ndengere umwana wanjye. Nose niwe nyina wa Rosine? Igihe kirageze ubu ibyawe bikazajya ahagaragara. Nyirukana se, ngaho nyirukana. Umva rero nanjye nkubwire ubishyire mu matwi yawe, nuramuka uvumvuye uwo munwa wawe nanjye nzavuga ko waje hano wari uje kunyicira umugabo. Ikintu cya kabiri ko namenye ibanga ryawe. Yewe ibimenyetso by'uko nari nje kwica umugabo wawe ni bihe? Ariko jyewe ibimenyetso ndabifite by'ibi byose wagiye ukora. Igihe nikigera nzabishyira ku mugaragaro. Ciao vumvure, ciao ugende, genda. Ese iri joro n'ibyinyirukanamo ndagenda muri iri joro? Ndakubwiye ngo iminota 3 niyo nkumari, reka mbikwereke. Reka kwenda tubiri hano. Nena kubwiye ko nzakugurira n'imyenda. Kandi nikugurira. Fata kano kabaraje niko wazanye. Amafaranga yanjye se. Amafaranga yose ni mwamenye ntabwo bihwanye n'amafaranga. Singwende ko hano. Umugore we azahoraho yawe umutima urandiye nubwo nihagazeho nzaba ndeba iby'ibi bintu. ko umuntu wikwanga cyane ufite ibibazo ki? Oya nta kibazo mfite nuko nihutaga. Rosie reka nkubaze, wambaye ukambwiye niba ruwanyije cyagiye ugiye kunyica. Oya ntabwo ari njyewe. Mbabarira umbwire, nawe ndahita mubwira ukuri kose. Umva hoya ntabwo ari nawe yewe aho rwose nta rungu ryawe. ari ibiri ijambo ry'Imana ribivuga ukuri ko burya umugore mwiza ni ikintu cyiza. Umugore mwiza ariko umugore mwiza Rero ndagira ngo menye igihe tugiye gushyiraho gahunda kubera ko urabona ko umukobwa wawe ugiye gusubira kwiga
hanze mu mahanga gahunda y'ubukwe kandi rero ngo yaranunguye burya Inzahurabuzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara